Turagusuhuje wowe wahisemo kudukurikira muri kano kanya, tuguha n'ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Turakwibutsa ko iyi ari channel ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byibanda ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro kiri bwibande ku ndwara yo kubira ibyuya ku buryo bukabije. Muri rusange kubira ibyuya ni bumwe mu buryo karemano umubiri wacu wifashisha usohora imyanda, yaba iba yakomotse ku byo twariye, twanyoye cyangwa se imiti iba yakoreshejwe mu kuvura uburwayi runaka. Turakwibutsa ko niba uri mushyashya ushobora gukanda subscribe n'akamenyetso kari hasi gatukura kugira ngo ibiganiro tugutegurira by'ubutaha bigiye bitandukanye bijye bikugeraho ku buryo bworoshye. Njyewe bibategurira ndi Japhet Ntakirutimana. Iyo biri ibyuya ku buryo busanzwe biba ari amahire, ariko iyo umuntu abira ibirenze ibikenewe aba arwaye indwara yitwa hyperhidrosis. Impamvu zishobora gukururira umuntu kurwara iyi ndwara ziri mu bice bibiri. Ubwoko bwa mbere, umuntu ashobora kubira ibyuya byinshi bitewe n'imikorere idasanzwe ya kamwe mu duce tw'ubwonko kitwa hypothalamus. Aka gace gategeka imvubura z'ibyuya gukora cyane maze umuntu akabira ibyuya birenze ibikenewe, ariko bikaza ku gice runaka cy'umubiri. Ngo icyo gihe nta mpamvu idasanzwe iba ibiteye. Ubwoko bwa kabiri bw'iyi ndwara, umuntu abira ibyuya byinshi umubiri wose. Cyakora nanone ngo ashobora kubira ibyuya byinshi atari uburwayi, ahubwo bigaterwa n'aho ari cyangwa ibyo yakoze. Mu gihe kandi umuntu ari gukora imirimo y'ingufu agize amarangamutima nko kwikanga, ashobora kubira ibyuya byinshi. Umuntu ashobora kubira ibyuya byinshi umubiri wose bitewe n'uko yakoze siporo, ari ahantu hashyushye cyane, yariye ibiryo birimo ibirungo runaka, ariko iyo mpamvu yabiteye yavaho ntibisubire. Abaganga b'inzobere bavuga ko bitewe n'uko umubiri w'umuntu cyangwa umubiri w'umubyeyi utwite uba uri gukora cyane, nawe ashobora kubira ibyuya byinshi umubiri wose. Abaganga b'inzobere kandi bakomeza bavuga ko hari ingaruka zitandukanye zigera ku muntu urwaye kubira ibyuya ku buryo bukabije, zirimo kugira ipfunwe, kudakora akazi asanzwe akora neza n'ibindi. Kugira impumuro mbi, bronchohydrosis, ni imwe mu ngaruka zishobora cyangwa se zikomoka kuri ubu burwayi. Ibi biterwa n'uko udukoko cyangwa se bagiteri tuba twaje aho ibyo byuya byiganje, maze bigateza impumuro mbi, nko ku birenge mu gihe umuntu akuyemo inkweto zifunze, mu kwaha n'ahandi. Abaganga b'inzobere mu ndwara z'uruhu kandi bakomeza bavuga ko nibura 99% by'abagira impumuro mbi baba barwaye iyi ndwara ya hyperhidrosis. Cyakora nubwo urwaye iyi ndwara ashobora kugira impumuro mbi, ntabwo biba bisobanuye ko ari umunyamwanda. Umuntu ugira impumuro mbi bikomotse kuri hyperhidrosis aba akwiye kwambara imyambaro imurekuye, koga kenshi akoresheje amazi meza n'isabune zabugenewe mu kwica udukoko, kujya kwa muganga kandi agahabwa imiti kugira ngo ingaruka z'iyi ndwara zigabanuke. Aba baganga bakomeza bavuga ko ku mubiri w'umuntu haba hariho udukoko. Iyo utu dukoko twihuje n'icyuya umuntu yabize, bibyara impumuro mbi. Ari nayo mpamvu twabonye haruguru, nk'umuntu ugira impumuro mbi ku birenge mu gihe akuyemo inkweto, aba akwiye kugira amasogisi menshi
akajya ayasimburanya. Hari inkweto kandi nanone zabugenewe ziba zirimo ibitambaro binyunyuza ibyo byuya, nazo ashobora kwifashisha. Abantu kandi bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe biketseho kubira ibyuya ku buryo budasanzwe, kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'ubundi burwayi baba bafite ariko batabizi. Aba baganga b'inzobere bakomeza bagira bati hari ubwo biba bigaragaza ko umuntu arwaye diyabete, kuba ageze mu gihe cyo guca imbyaro nko ku bagore, kugirwaho ingaruka n'inzoga, itabi cyangwa imiti runaka umuntu yakoresheje n'ibindi. Bishobora kandi kuba ikimenyetso cy'uko imvubura ikorana bya hafi n'ubwonko, umutima n'ibindi bice by'umubiri, kandi ikagenzura ubushyuhe bw'umubiri irwaye. Niyo mpamvu ugirwa inama yo kugira amakenga. Mu gihe ubona bidasanzwe, ukihutira kugana abaganga bakagufasha kandi bakakugira inama. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisoreze hano, tugushishikariza gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha n'ubundi bigenda bigaruka ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo wazirinda. Turagushimiye kuba udukurikira, naho ubutaha.